twongeye kubasuza abakunzi muteze amatwi BV Media TV. Nkuko bisanzwe aracyari wa musore wanyu Vava Mutesa muri studio, ntago ndi jyenyine, ndi kumwe na ni Biritra. Nkuko bisanzwe BV Media TV tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi twaba twagarutse ku busobanuro bw'izina. Se Biritra, wabwira abaduteze amatwi izina twabateguriye? Uyu munsi twarebye twumva twabategurira izina NYOTA. Izina NYOTA ni izina ryiza cyane, no mu mivugire birumvikana, sibyo Biritra? Yeah. So hano rero tudatinze, izina NYOTA rikaba turuka mu rurimi rw'igiswahire, aho bita muri Bantu language. Izina NYOTA rikaba risobanuye inyenyeri, rikaba risobanuye inyenyeri Biritra. Hano mu giswahili ndetse no mu iringara bikaba bivuga, byerekana ko ari ubwiza ndetse n'ubuhanga, uburanga, kandi bigatuma umuntu agira imbaraga n'ubwenge. Niko mu iringara cyangwa mu giswahili ni nk'ari yo myumvire, niko bafata kuba barise NYOTA, nicyo kintu bagenderaho cyane. So Biritra, wababwira imyitwarire iranga uyu mukobwa witwa NYOTA? Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bitwa ba NYOTA bakunze kuba bafite ubuhanga buhanitse, bwa buhanga buri hejuru cyane. Ikindi ngo bakunze gutembera cyane ahantu nyaburanga hagiye hatandukanye, ko mu birunga, ku mazi se n'ahandi henshi. Ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko abantu bitwa ba NYOTA baba bafite imbaraga n'ubwenge, Biritra, kandi baba bafite ngo n'ubwiza budafite ishingiro. Korumba rikaze Biritra. Hano Biritra, hano bagaragaza yuko iri zina umukobwa cyangwa umumama witwa NYOTA ni umuntu ubasha kuba yafata inshingano mu gihe afite umugabo, inshingano zo kuba yafata neza cyangwa akarera abana be neza cyane Biritra. Yeah. Hano bagaragaza yuko NYOTA ari wa muntu wanga umuntu umubangamira muri sosiyete, yanga umuntu umubangamira cyangwa umwendereza Biritra. Hano NYOTA ni igihame kigaragaza yuko inyenyeri zihora zishishikaje abantu, n'ukuntu zigira ingaruka zikomeye ku mitekerereze yabo. Ni ukuvuga ngo mwiringara niyo mpamvu bise izina NYOTA. Baba baratekereje bavuga ati ibi bintu bifite ingaruka ku bantu biturutse ku nyenyeri, reka tuyita NYOTA. Yeah. Nicyo gisobanuro cyaryo mwiringara. Ikindi ngo izina NYOTA ngo rifitanye isano n'ubwiza bwo mu ijuru, guhumuriza ibyifuzo by'abantu, inzozi zabo n'ingaruka zo mu ijuru. Urumva birahurana neza na kino gisobanuro maze kuvuga haruguru. Urumva ko nubwo inyenyeri zibaho, ariko zifite n'ingaruka, zitera ku kiremwa muntu Biritra, kiremwa muntu hano mu isi. Urumva niyo mpamvu mwiringara bahise bavuga ati reka tubyite NYOTA. Nyine NYOTA ni inyenyeri, ariko rikaba rifite n'ikindi gisobanuye cyihariye. So Biritra, tudatinze hano rero twasuhuza bamwe mu bantu benshi baba baziranye na NYOTA, ndetse n'abantu bitwa ba NYOTA, hari abo tuzi hari n'abo tutazi. Yeah. So Biritra, twasuhuza bamwe mu bigara ka Kigali, harimo ba Berine, ba Kevine, ba Ange n'abandi benshi cyane Biritra, n'abandi benshi cyane batandukanye. By'umwihariko tukaba tubasuhuza ari BV Media TV, kandi tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye Biritra. Batubwira ibindi biganiro dutegura. Dukora ubusobanuro bw'amazina, tukavuga ku nkuru ku byamamare, tukavuga inkuru ya kera n'inkuru tuyikompera n'inkuru y'ubu ngubu. Tuvuga ndetse no ku byamamare, inkomoko yabyo, guhera akiri muto kugeza aho abaye icyamamare Biritra. Yeah. So reka tubasezere, ciao ciao.